nka mpuzamahanga ndongeye ndagarutse nyuma ya operasiyo marira. Nyuma ya operasiyo marira nongeye gugaruka ngo tuganire nanone football y'Inyarugenge, tuganire cyane ku mupira w'amaguru ariko ku matransfer arimo aragenda azamuka. Niki gituma abamwe mu bakinnyi batagenda basinya abandi bagasinya? Byose tugiye kuba tubirebaho neza cyane n'ubundi muri rusange uko situation zose zimeze neza cyane kabisa muri rusange. Tugiye kuba tuganira rero ngibuti nashaka ko twibana cyane ku makipe abiri n'ubundi nk'ibisanzwe. Nashaka ko twibana cyane ku ikipe yitwa APR Football Club, ekipe ya Rayon ndetse n'ikipe yitwa Kiyovu Sport de Momena. Yego reka manze mere kuri Kesino ariko reka manze mere kuri Murere. Nje kubwira kuri muri turaganiraho ibintu bigera kuri bibiri gusa. Turaganira ku mukinyi witwa Henry Musanga ndetse n'umukinyi witwa Ndayishimiye Richard. Aba ni abakinnyi bombi, umwe yasanzwe akina ikipe ya Rayon Sport, undi yasanzwe akina ikipe ya Police Football Club, ariko baratandukana. By'umwihariko rero ndaje ngo tubiganireho neza cyane. Yego reka duhere kuri kesi y'umukinyi witwa Henry Musanga. Ni nyuma yaho batangarije yuko uyu mukinyi yamaze kumvikana cyangwa se ari mu biganiro ikipe yitwa Rayon Sport kugira ngo abashe kuba yayerekezamo. Ibiganiro uko byari biteye, ekipe ya Rayon Sport yayumvikanye cyangwa se ibiganiro byari bigeze nyuma yaho ekipe ya Rayon Sport itandukana n'umukinyi witwa bagenda batandukana. Mbere yaho habayeho ibiganiro kwa ekipe ya Rayon Sport ndetse n'umukinyi witwa Henry Musanga. Ekipe ya Rayon Sport yegera umukinyi imwereka ko imwifuza kandi bivuze ko banakorana ku bigendanye n'amasezerano n'umuri, cyangwa se uyu mukinyi witwa Henry Musanga yari amaze gutandukana n'ikipe ya Police Football Club, ariko mbere yaho bari baranaganiriye n'uyu mukinyi kugira ngo abashe kuba yayerekezamo. Hanyuma uyu mukinyi witwa Henry Musanga ni umukinyi ukina nka nimero 6, afite karite ibyo byose ngiye kuba nkuramburiraho neza cyane. Henry Musanga afite karite yo kwambura baro ekipe adverse. Nukuvuga ngo ekipe yabahanganye iyo bita ngo ni opponent cyangwa se ekipe ihanganye na yabwo navuga ni ikipe ihanganye niyo yaririmo cyangwa se nikinamo umukinyi witwa Henry Musanga mu kibuga hagati ajuarore yo kwambura baro ekipe adverse. Iyo rero ni imwe muri karite nziza cyane y'abakinnyi bakina nka nimero 6 afite kwambura umupira. Icyaka biragira ni umukinyi w'umubora, araryoherwa cyane agakina kuko uzamubona Henry Musanga arasohoka akajya gusaba umupira kuri defense bakomereza, akaza agira karite yindi yo kwanimaje ikitwa ngo ni game approach cyangwa se uburyo bw'imikinire. Kukantu magenda mukumva muri muragenda mukumva neza cyane. Nukuvuga ngo ni wa mukinyi utangiza uburyo bw'imikinire bw'ikipe arimo. N'urugero muri Police yafata ku mupira ekipe ya Police atagenda umupira uvuye kwa Onesime akawutanga kwa Issa Yakubu yama gukora control orientation cyangwa se control agiye kuba areba aho yajya. Henry Musanga akahita ava muri zone iyo hagati ari muri surface hagati ameni muri central hagati nyine mu kibuga, akahita avamo akagaruka kuza gusaba umukinyi witwa Issa Yakubu yama kumuhereza. Noneho uwitwa Henry Musanga akahita gabura hagati cyangwa se imbere, ashokucira hagati ahereza uwitwa Gakwaya Leonard cyangwa se katawukira none awukira ku mukinyi witwa kwa rw'iburyo cyangwa se rw'ibumoso ku ikipe ya Police. Ubwo ndavuga mu ikipe muri Police bakenaga ikipe gatangiye kugenda no izamukira mu bice 3 left right no hagati, ariko binyuze kuri uwo mukinyi watangije uburyo bw'imikere bw'ikipe yitwa Police Football Club. Uwitwa Henry Musanga kandi ni umwe mu bakinyi bakinisha mu mutwe, afite ibitekerezo byinshi cyane ku buryo akirisha mu mutwe asomaje ya ekipe adverse. Akavuga ngo nkurikije ko ikipe irakina twe twataka turava mu mazone, nituva mu mazone ekipe adverse irayitikereya ubwo buryo ibashe kuba ya créer surnombre, hanyuma ibashe kubagira gute, ibashe kuba yita iprofita za zone twavuyemo kuko twaje kwataka tutakaza tuvaho twari turi ya zone nyine aho bakinyi bavuye. Ekipe adverse ikahita isubiza umupira aho ekipe y'abakinyi b'ikipe ya Police bari bavuye. Ibyo rero numusangaze kubisoma cyane ku buryo yohereza cyangwa se bwati mureke ikipe tuyitegereze nitakaza umupira twa dukine second ball, nitwa gukina second ball tweke dukora icyo bita ama transition ku buryo n'ubundi ekipe basha kuba yakina. Ariko
Henry Musanga ni umukinnyi ugendana n'ikipe nziza. So umukinnyi wakwikorezaho ekipe uvuga ngo Henry Musanga niba arimo ekipe ya polisi y'ikipe ikomeye niyo nta bandi bakinnyi baba barimo bakomeye. Henry Musanga ntago ari wa mukinnyi nyine wakwikoreza ekipe, ni umukinnyi mwiza muri ekipe nziza, ariko ni umukinnyi mwiza muri ekipe ishobora kuba nziza, ariko si ni umukinnyi mwiza utakwikoreza ikipe ku ikipe ifite abakinnyi nava kuba ari kuri performance iri hasi. Nyuma yaho rutangaje amakuru ekipe ya Rayon Sports iri mu biganiro abakinnyi bagera kuri 2. Nyuma yaho iri mu biganiro umukinnyi witwa Joseph Saki dire yose umuhungu wanjye Aloise yita cambuwe neza cyane. Uyu mukinnyi yabashije kuba yajya mu gihugu cya Nigeria, ariko Rayon Sports banze gutanga offer ya $20,000. Hanyuma Mukura irazanga, haza kujya offer ya kabiri Rayon Sports itanga $20,000 kumuri Mukura, ikanatanga 10 kuri uyu mukinnyi, ariko bigezemo aho ngaho birangira nyine Rayon Sports yatangiye kubigendamo buguru ntege kuko yamaze kwinjira muri diri umukinnyi witwa Henry Musanga. Henry Musanga hashize 2 days ago uyu mukinnyi yamaze gutangaza ko agiye kuri Instagram kuri story agashyiraho akarogo atuye emoji 2 akubururu ndetse nakumweru, agashyira ke emoji kabasuza ati muriteguye. Uyu mukinnyi rero makuru nzanye no bundi bishyashya. Henry Musanga yongeye kubyutana n'ibiganiro ikipe yitwa Rayon Sports, bemeranya ko agomba kwisinyira amasezerano y'imyaka 2. Icya kabiri, Henry Musanga amakuru akwiye kubegere Henry Musanga bambwiye ngo kari keza upande ushuke. Nyuma y'iminsi kuwa gatatu uyu mukinnyi nyuma y'iminsi 3 umukinnyi azabona ikipe yitwa Rayon Sports. Hanyuma nagerageje kumuvugisha cyane muvandimwe witwa Henry Musanga n'abandi se bimeze bite. Abana mbwiye ati ibiganiro bimeze neza cyane, ekipe ya Rayon Sports turi mu biganiro byiza kandi biragana heza. Nabane se umuntu yakexpecting iki muri yo transfer, abati reka dutegereze uko situation zose zimeze, ariko amahirwe menshi ndaba nambaye jersey ikipe yitwa Murera. Ikipe yose yamaze kumvikana nayo n'uyu mukinnyi, igisigaye no kohereza amafaranga ubundi akabasha kuba ajya gukinira ekipe yitwa Murera. Nayo babwiye ku cyumweru nta minsi 3 here kuwa mbere uyu mukinnyi azaba atasinye ikipe ya Rayon Sports, n'abatarayisinyira dizayitipfa. Ariko ibiganiro bigeze ku rugero rwa 95 ko uyu mukinnyi asinyira ikipe yitwa Rayon Sports. Undi mukinnyi yitwa Richard Ndayishimiye. Richard Ndayishimiye harimo ibibazo. Icyabaho cya mbere na mbere cy'ingenzi, hatangazwa amakuru avuga ko Richard yaraciye amafaranga menshi ikipe yitwa Rayon Sports. Byavuzwe ko Richard bibaciye ngo $40,000 kandi abasha kuba yajya gukina mu ikipe y'Abarundi mu gihe kingana n'imyaka 2. Ariko mbere Richard afite deal nyinshi. Izo nzingewe n'amaso yanjye nahamya uyu mukinnyi afite deal gere kuri 6. Nizo nzinge izanjye. Ariko Richard arashaka gukinira ikipe yitwa Rayon Sports. Arashaka kwikinira. Ariko akantu katena karimo kajya kuba nkaho nyine gakomeye. Richard arimo arahabwa amafaranga batishimiye. Gusa sindayamenya amafaranga ngo nabangiye kubeshya. Sindamenya amafaranga gusa arimo arahabwa amafaranga atishimiye. Icya kabiri ngo witwa directeur technique witwa Dylan ngo yagiye mu buyobozi bwa Rayon Sports babwira ngo Richard Ndayishimiye twamuhaye amafaranga none yanze gusinya, ati amafaranga turimo turamuha ni menshi nta nubwo ashaka gukina Rayon Sports. Ariko ibyo akabikoresha muri tricks yo kuvuga ngo tuminimize amagaciro k'umukinnyi, kandi koko ni nabyo kuri ekipe nziza niba ishaka kugabanya igiciro by'umukinnyi byanga byakora n'ubundi igomba kumubaho igihe cyo kwitekereza cyangwa se kumubwira uko ekipe ihagaze. Richard ngo yabwiye ikipe ya Rayon Sports ko ngo amijye gito akaba yitekerezaho hanyuma ubundi akaza bakaba bavugana. Uyu mukinnyi Richard ari mu gihugu cy'u Burundi, ari kumwe na Bigirimana Abedi, Tambwe Guruwari Ngongo, Tony Kitoga ndetse na Henry Musanga barimo barakina imikino yo gufasha mu gihugu cy'u Burundi neza cyane kabisa. Mu Kenya gato yo muri amasaha ikipe irimo Henry Musanga igiye kuba ikina. Icya gatatu, Richard Ndayishimiye uwe ntago yishimiye uburyo Rayon Sports bamufatamo. We yumva yuko amafaranga ahabwa atakwiye kuba yahabwa. Hano bavuga bati amakuru yavuye ku ruhande rwo bamwegereye, bakavuga bati niba Rayon Sports tanga 2,000 cyangwa se $2,000,000 kuri Maestro Yannick Bangala Litombo, Richard kwa kuyangaye nk'umutitireri nk'umukinnyi ukina
aho rero niho ruzingiyemo neza cyane kabisa, ariko nagihindutse nawe araza kuba yongera amasezerano. Undi mukinnyi yitwa Hakim Hamise, uno mukinnyi maze gutangazwa n'ikipe yitwa Kiyovu Sport de Mumena amukenwe mu ikipe yitwa Gasogi United. Amategeko avuga iki? Kiyovu yasinyishije umukinnyi udafite release letter, ariko yababwiye yuko nta masezerano afite n'ikipe yitwa Gasogi United. Hanyuma amasezerano twarebye twasanze Hakim amasezerano ye yarasinye 2022 tariki ya 16, ariko icyabaye nuko muri kontra ye handitse ngo sezo yawe izarangira 2026-2027. Hanyuma kandi sezo yawe itangiye 2022-2023. Nukuvuga ngo uko bimeze rero, uyu mukinyi ubwo yabagisigaranye umwaka umwe, ariko se ko yasinye 4 years hakaba hagiye kujyamo sezo 5, bimeze biti urubanza rukomeye kandi ruzagenda ruba neza cyane. Hanyuma rero ibya APR Football Club ndaje mugaruko cyane mugenda mpamagara muri Kongo yangu menye ido nido byuyu umukinnyi w'umudefanto w'ikindi kipe yitwa TP Mazembe bivuga ko ashaka ikipe yitwa Simba Sport Club.